ni radiyo ijwi ry'Amerika. radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu kinyarwanda no mu kirundi, mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda turi no kuri FM 104.3, kuri Facebook turi kuri radio yacu, naho ku rubuga turi kuri wayeshatu radio yacu voa.com. Hano muri studio ya karindwi muri kumwe nanjye Jeffrey Mutagoma, Shadrack ari ku buhanga bw'ibyuma, Jedne Cyubahiro ni urimo kumfasha kubagezaho aya majwi no gukurikiranya ibiganiro n'umwanya w'ikiganiro muri Sanga. Muri Sanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'Amerika. Je ndi mu ntara ya Muyinga, aho bita muri commune Giteranye, aho bitatura. Ndi hano Kampala, Uganda. Ndi mu gisagara cya Bujumbura. Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Muri leta ya Colorado, leta zunze ubumwe za Amerika. Mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, ntuziheze, urararitswe buri munsi saa 10. Murabyumvise rero muri iyo ndanga kiganiro ni muri Sanga. Namwe muti muri Sanga y'uyu munsi twabateguriye iki? Batwara abagenzi kuri moto mu mujyi wa Kigali barasaba ubutegetsi kubakemurira ibibazo birimo icy'amafaranga y'ubwishingizi yazamutse ni cyayo basigaye bakatwa ku ikoreshwa ry'uburyo bushya bwo kubara no kwishyuza ingendo batwaramo abagenzi. Ubu buryo bukoresha ikoranabuhanga ry'utu twuma bise mubazi, bugena rero ibiciro abagenzi bacibwa bushingiye ku burebure bw'ingendo bakora. Kuva ku itariki ya 7 uku kwezi mu mujyi wa Kigali, abatwara abagenzi kuri moto bose bategetswe gukoresha utu twuma twa mubazi. Si ubwa mbere zikoreshwa ariko, kuko no mu mwaka wa 2020 zarakoreshejwe, ariko inshuro zose zagiye zigeragezwa byagiye binanirana. Umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika uri i Kigali mu Rwanda mu gitondo cyo kuri wa 4 yabonye abatwara abagenzi bahagaritse moto ahantu hamwe na hamwe, abandi bagenda bavuza amahoni mu duce tw'umurwa mukuru w'u Rwanda Kigali dukunze kubaho amaseta y'abatwara moto nka Muhima, Inyamirambo, Igikondo, ku Gishushu no mu mujyi rwagati. Si ubwa mbere rero nk'uko nari maze kubibabwira, ariko urwego rw'igihugu ngenzuramikorere mu Rwanda RURA ruherutse kuvugira kuri televiziyo y'igihugu ko ubu noneho bamaze igihe banonosora ubu buryo ngo bunogere ababukoresha, ariko mu minsi 7 gusa bwongeye kugirwa itegeko havutse imyigaragambyo. Mu kiganiro muri Sanga cy'uyu munsi turabaza mu buryo burambuye imvano y'iyi myigaragambyo n'ibibazo byayiteye. Twagombaga kubaza impamvu ubu buryo bwashyizweho, akamaro bufitiye impande zose zibuhuriyeho n'ibindi. Ariko umutumirwa wo mu rwego rw'igihugu ngenzuramikorere mu Rwanda RURA ku munota wa nyuma yabwiye ijwi ry'Amerika ko atagishoboye kuboneka. Umuyobozi w'ishyirahamwe ry'abamotari nawe wari watwemereye ko turi buze kuganira muri iki kiganiro. Mu kanya telefoni ye ntabwo ibashije gucamo, byumvikana ko nawe atari buboneke. Bivuze rero ko iki kiganiro tugiye kugiha mwebwe abateze amatwi ijwi ry'Amerika, tukungurana ibitekerezo, kuko abatumirwa bacu ku munota wa nyuma ntabwo dushoboye kubabona. Cyokora ku murongo wa telefoni ndi kumwe n'umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika Eric Bagiruwubusa, yabyukiye mu murwa mukuru w'u Rwanda Kigali, aho iyo myigaragambyo yaberaga. Eric Bagiruwubusa, wireranywa amahoro?
wiriwe neza Geoffrey Mutagoma. ye ubwo rero ndagira ngo use nk'ushushanyiriza abumva ijwi rya Amerika uko byagenze iyo myigaragambyo yari imeze ite? Muri rusange nk'uko wabitangiye bivuga iby'iyi myigaragambyo y'abamotari, wabasangaga bagenda cyangwa se bari hamwe, ariko noneho moto zabo ziraka ziravuza amahoni. Ubwo ku itangazamakuru bari kugaragaza ibibazo bavuga ko bibabangamiye bishingiye cyane kuri iyi mubazi. Iyi mubazi by'umwihariko ni mubazi ubutegetsi buvuga ko yaje gukemura ibibazo byo kugira ngo umugenzi n'umumotari babashe kuba bakumvikana mu buryo budahenze ugeranije uko ubu butegetsi bushushanya ubwishyu bw'ikiguzi cya moto cyangwa cy'urugendo kuri moto, nk'uko bavuga ngo ibirometero 2 hishyurwa amafaranga 300 wenda dufata aho ngaho, mu gihe wenda umumotari yashoboraga kuba yaca umugenzi amafaranga 500. Ariko noneho ikibazo cyavutsemo nkurikije uko abamotari bagiye babisobanura, baravuga ko haciye ibibazo by'ikoranabuhanga bitameze neza, kandi ubwo bitameze neza rwose nyiri mubazi we arabara ko biri gukora neza. Hanyuma rero na ba bandi zikora cyangwa ko zidakora neza ariko n'abatazifite, igipolisi cyabafata kikabaca 30,000. Ni ukuvuga ngo rero baragenda bakora, baratengatengana na polisi, bakavuga ko ari mubazi, ntabwo bayikeneye, ntabwo umugenzi ashobora kujya kuri moto umubwiye ko uracana mubazi, kubera ko niba ari nko kuva i Nyamirambo wagera i Remera ari 1,000 yasanzwe yishyura, harengaho nk'ijana wenda na 10, uwo mugenzi aramuha cya 1,000. kandi noneho nyiri mubazi we yarangije kubara ko hari amafaranga agomba kumukata kuri cya 1,100 arenga, akavuga ko bari gukorera mu gihombo. Muri rusange n'icyo ngicyo navuga ko bari kwigaragambiriza. Igipolisi mu muhanda cyari kirimo kigenda kibahumuriza, ariko mu buryo wavuga ngo byari kubahumuriza, bababwiraga ngo mugende muhumure, muve mu muhanda, mukomeze akazi kanyu, ntabwo bazongera kubakata ayo mafaranga, cyangwa nta muntu uzongera kubahanira ko kuba mudafite mubazi. Ariko noneho abamotari bo bakavuga ko bwari uburyo bwo gusa n'ubareshya, kubera ko washoboraga kurenga nk'umutaru ugasanga hari itsinda ry'abamotari, warenga ubundi ugasanga hari itsinda ry'abamotari, kandi baravuga amagambo wakwita ko akomeye. Baravuga ngo niba umuntu yishoreye amafaranga nka 2,000,000 akagura moto, undi muntu akava ahandi tutamuzi akazana mubazi kwicururizaho, bakavuga bati basi nibatwirukane cyangwa bafate izi moto bazigurishe, cyangwa se bo bazane moto zabo bashyireho mubazi zabo, hanyuma nibarangiza bahe abamotari akazi, bajye bamenya ngo ku mushahara ku kwezi barahembwa umushahara runaka. Mu yandi magambo nakubwira ko ari uko byari byifashe. Sinzi niba ngerageje kuguha isura y'uko byari byifashe hano mu mujyi wa Kigali. Geoffrey Mutagoma. Urakoze Eric bagira ubusa, ariko hari akandi kabazo kamwe ngiye kukubaza mbere y'uko nakira Sibomana na Maniragaba, ndabasaba babe bategereje gato ku murongo ntibarambirwe. Ariko ndagira ngo umbwire, muri ibyo byose ugereranije nk'abamotari bari muri iyo myigaragambyo, ndabizi ntibyoroshye kubaresha ijisho, ariko byari bimeze bite? Nzi ko abantu benshi bakoresha moto mu mujyi wa Kigali, abagenzi bo babaye abandi. Abagenzi ntabwo wavuga nanone ngo byabaye ikibazo gikomeye, kuko uko nguko wabaga ubona bamwe bari aho ngaho muri ayo matsinda bari kugaragaza ibibazo byabo. Ku ruhande habaga harimo n'abandi bari gutambuka, nubwo aho babaga bahagaze habaga ari ikibazo, kubera ko nk'imodoka hari aho itashoboraga kuba yapfa gutambuka mu buryo bworoshye. Wavuga ko nta kibazo cyavutse kigaragara ku kuvuga ngo umugenzi yabuze uko agenda akoresheje moto. Ariko mu busanzwe ntabwo ari ibintu bisanzwe cyane mu Rwanda ko abantu bigaragambya bavuguruza cyangwa se barwanya icyemezo cyafashwe n'ubutegetsi, nubwo amategeko n'ubundi abibemerera. Ndabaza nti abo babwiraga
bashyizeho icyo cyemezo hari icyo babashubije, wabonaga ko hari icyo bumvise wenda ku buryo wavuga uti ubutumwa bwatambutse? uretse wenda kuza kwifashisha mu bundi buryo bw'ibitangazamakuru bakabimenya, nakubwira cyangwa wenda n'ubundi buryo bwabo bw'inzego mu mikoranire, kuko burya polisi na wavuga ko bajya kuba bamwe. Nakubwira ko aho ngaho hari abapolisi gusa bagenda babakora mu muhanda kugira ngo wenda ibindi binyabiziga bibashe gutambuka, ariko amakuru namenye njye nubwo ntabonye uriya bwana Daniel Ngarambe, njye nahageze byatangiye ntabwo nabitangiranye nayo, nuko namenye ko yari yaje nawe mu kureba uko ameze, gusa ngo bari bagiye kumugwa nabi, niyo makuru nabashije kumenya. Nyuma naje kumuhamagara, byumvikana ko amakuru bayamenye, ambwira ko ari mu nama n'izindi nzego bari kwiga kuri iki kibazo kugira ngo barebe uburyo bagira icyo bakora. Na mbere ko dukora iyi nkuru cyangwa dutegura iyi nkuru kuri iyi koreshwa ry'iyi mubazi, yavugaga ko kubera ko n'ubundi na mbere y'imyigaragambyo abamotari bavugaga ko basanga bagiye gukorera umushoramari kuruta kwikorera. Noneho Daniel Ngarambe akavuga ngo nibabona ari ukorera umushoramari kuruta kwikorera, bazicara babisuzume barebe, kuko bakavuga ngo bari mu nyungu z'umumotari n'umugenzi. Nakubwira ngo rero n'ubwo na n'ubu ngubu ahatari. Eric Bagiruwubusa, umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika i Kigali mu Rwanda, ndagushimiye cyane. Nubwo telefone icitse tudasezeranyeho neza, ariko reka ngushimire cyane byo utugejejeho bijyanye n'uko wabonye iyo myigaragambyo yagenze, kandi urakomeza kubikurikiranira abumva Ijwi ry'Amerika, uraza kubitugezaho no mu makuru yacu ari imbere. Radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC. Ku murongo wa telefone twakire Sibomana. Murakoze cyane kumutira ku Ijwi ry'Amerika. Sibomana, irindi witwa nde Siboma? Irindi nitwa Sibomana Tonesi. Ukaba se uri umumotari, uri umuturage usanzwe wabibonye, igitekerezo cyawe ushaka kudushyikiriza kiri mu ruhe rwego? Ndi umumotari, niko kazi nkora mu umunsi ku munsi, akorera muri uyu mujyi wa Kigali. Ni ukuvuga ngo icyifuzo twebwe dufite nk'abamotari, twifuza yuko ibi ni ibintu baje baduturaho, ntabwo bigeze batwicaza ngo batubwire bati ibintu bimeze bityo, umushoramari araje agiye kuzana imashini tuzajya tuzibarisha gutya, muzajya mubona yazajya akura haya. Twebwe ni ibintu twagiye kubona tubona biteguyeho, bakagufata mu muhanda ngo nutajya gufata imashini moto yawe barayitwara, ukajya gufata imashini muri urwo rwego kugira ngo moto zacu batazitwara. Tugiye kuzifata, ni ukuvuga ngo imashini ubu ngubu ni ukuvuga ngo ngewe ahantu nagenderaga amafaranga 500 numvikanye n'umugenzi, twabyumvikanye yabyemeye nanjye mbyemeye, iyo mashini turagenda ikabambariye amafaranga 310 cyangwa 300. Muri 300 uwo mushoramari agomba gukataho akagira yangenera. Nawe unyumvire, noneho uwo mushoramari ku byangombwa ntanga, ari yaba siranse, yaba autorisation, yaba umusoro ku nyungu ntanga, yaba esanse yahenze ngura kuri moto, yaba moto yahenze ubu ngubu, nta na kimwe kimurebaho uretse kuba we yaraza akampa iyo mashini ye ngo njye yikoresha ankategurya. Ni ukuvuga saa izi ngizi ubu iyi moto yanjye bayifashe bakayijyana Kacyiru, bayikoze ikosa runaka, nta kintu kimwe yamfasha uretse kujya Kacyiru akavuga ati moto mwafashe runaka nshaka imashini yanjye, agakuraho mashini. Ni ukuvuga ngo muri make ibi bintu twebwe nta na kimwe bitumariye uretse kudusubiza inyuma. Nka leta nk'umubyeyi rero tureberera buri munsi, irebera abaturage bayo ibakunda, yagakwiye gushishoza ikavuga ati aba bamotari ko basorera igihugu, ko batunze imiryango yabo, ko bubaka igihugu, bafite iterambere bahugeza ku gihugu, bakagishojereza muri make, bakicara bakareka kudushyiraho ibintu tutazi kandi biduhomye. Ariko Siboma, iyo leta uvuga ko ari umubyeyi ni nayo yabarebeye, iravuga iti reka duteze imbere urwego rwo gutwara abagenzi kuri moto, kuko nkurikije uko nabonye babisobanura kuri televiziyo y'igihugu, baravugaga bati ibi ni ibintu bije guteza imbere abamotari ubwabo, ariko n'akazi bakora nk'akazi ko gutwara abagenzi kuri moto. Bakavuga bati izindi nzego
z'amabisi atwara abantu bageze kuri tap and go bashyiraho ikarita bakigendera, nta bintu byo gukirana n'amakofi bishyura amafaranga. Bakavuga bati kandi ayo mafaranga uvuga igice kinini kirenga 90% gitwarwa n'umumotari, 3% ikajya aha, andi nayo bakayasaranganya hagati y'abatanga serivisi n'abatanze izo mashini. Ntiwumva ko cyari igitekerezo cyiza, cyangwa se reka mvuge ko kikiri igitekerezo cyiza kuko ntabwo baragikuraho, Bwana Sibomana? wakoze cyane. Ikibazo mfite rero ni ukuvuga ngo nibyo twabazaga na polisi yahageze, mu bapolisi bakuru babashije kugera aho twari turi, twabaza tuti se niba mwararebeye inyungu zo hagati yacu n'umugenzi, mufite bo muri kurengera ko umugenzi atemera iyo mashini, nanjye ko ntayikuyemera, hagati aho ngaho iyo mashini mwayizaniye nde iri ku ruhande rwande, basi ngo tumenye ngo uruhande rumwe ngo turi kuyemera ku rundi ruri kuyemera. Yewe bayihaye ikoresha kimyemera kuko iri ku muntu nta n'ikimariye, n'umugenzi wagakwiye kuyikoresha agenda nawe. Ubu nubwo ndi kuvuga gutya, nawe njya kuyishyiraho akavuga ati iyo mashini yawe ntawe nemera, ndategeka utayifite. Muri abo bagenzi uvuga harimo uwitwa Nshimyumukiza Jonas, aravuze ati ibiciro bya moto byarazamutse cyane, byikubye kabiri. Iyo ubajije motari impamvu, agusubiza ko ubwishingizi bwikubye hafi 3, hakiyongeraho na esanse yazamutse. Mu kanya turajya kwa Maniragaba ntarambirwa, ariko Bwana Sibomana, ko wumva muzamura ibiciro n'abagenzi bakaba babibona, kuki muvuga yuko muhomba kandi namwe muzamura ibiciro? Sinzi bigenda bite ko abagenzi bataka namwe mugataka? Icyo kibazo cyo kuba abagenzi bataka natwe tugataka, ndakeka iyo umugenzi mwiyumvikaniye nawe urumva n'umutwara ku ngufu, igiciro mwemeranyije nicyo mutwarira. Bwana Sibomana, ndagushimye cyane kuri iki kiganiro uhaye radiyo Ijwi ry'Amerika, kandi mukomere, twizere ko uko bigenda kose ubuyobozi buri buze kumva ubusabe bwanyu. Murakoze cyane. Bakunzi ba radiyo Ijwi ry'Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira: Radio Communautaire de la Voix de Mikeno Ibunagana ku murongo wa FM 99.7, Radio Ngoma ya Mani yo mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8, Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94.4, Radio Communautaire La Verite ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.0. naho kuba dukurikira muri mu majyepfo ya Uganda, mwakumva ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88.9. Ni radiyo Ijwi ry'Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru. radiyo Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Niyigena Joel ati ndabanza gushimira abamotari bakoze ibyo bemerewe n'amategeko mu kwishakira ubutabera. Hano ndabona atabyanditse neza, ntago ndimo kubibona, ariko ngira ngo igitekerezo cye cyo gushimira abamotari ko bagiye mu myigaragambyo reka bari nacyo naheraho nakira Bwana Maniragaba, ikaze kuri radiyo Ijwi ry'Amerika. Yego murakoze. Hano hari abashima ko mwigaragambije, ariko genda baza nti ko mufite inzego zibahagararira, ko mwazitoye, kuki mwahisemo kujya mu mihanda ntimugane inzego mwitoreye ngo muzishyikirize ibibazo zibigeze aho bigomba kujya? Murakoze. Icyo kibazo mbajije, inzego ziduhagarariye mbona ngewe nta kintu zitumariye, n'abandi babikubwira. Kuko niba umumotari agira ikibazo runaka, akagera ubwo ajya mu muhanda akajya kwerekana akababaro kahagaze mu muhanda, ntabwo byakabaye biba aba afite umuntu yatuma akigenda umvuganire bimeze gutya na gutya. Iyo ubona ntawe watuma, niko kuba umwe yagiye hariya n'undi akajya hariya bakahahurira kubera ko bahuje akababaro bakagaragariza hariya. Ari ngarambe umuyobozi wacu nta kintu atumariye. Niba uwo mushoramari yarazanye izo mashini akaza akegera uhagarariye abamotari, kuko urumva ntabwo yari buze ngo ajye kuganira na buri mumotari wese, yagombaga kwegera uhagarariye abo bamotari. Uhagarariye abamotari akaza akabwira abamotari ati rero hari umushinga waje gutya na gutya,
tukawemera cyangwa tukawanga. bo baragiye barabitegura nk'abantu bakuru, baraza badutora hejuru itegeko ngo ugomba kujya mu kazi ari uko ufite mubazi, waba nta mubazi ufite bakagufata. ubwo ugasanga umuturage afashe umwanzuro wo kwemera gufata mubazi kugira ngo ajye mu kazi akorera amafaranga kubera umuryango afite atari uko yabishimye. Ejo bundi hari abasaza biriwe muri sitade Kicukiro ngo bategereje mubazi kugira ngo bemererwe gukora, kubera kugira ubwoba bwo kubatwarira moto. Kandi uwamubaza ati se iyo mubazi waje gufata urayishimiye, yabwira ati reka ahubwo no gushaka agahenge ko kugira ngo abashe gukora akorera amafaranga yo gutunga umuryango. Bwana Maniragaba, uravuga ko umuyobozi wanyu ntacyo yabamariye, ariko ntawe uhari muri iki kiganiro ngo tumuhe ijambo, nubwo bwose twari twamutumiye ntashobore kuboneka, ariko ni mwe mwamutoye. None muravuga ko umuntu mwitoreye mumubonamo ubushobozi ntacyo abamariye, murashingira kuki? Ko ntekereza ko ukurikije ibisobanuro nabonye atanga kuri televiziyo y'u Rwanda, ko avuga ati ubu buryo hubwo buje guteza imbere mwe abamotari, buje gutunganya umurimo wo gutwara moto mu mujyi wa Kigali. Ntabwo mushaka inyungu z'umurengera? Nyakubahwa, icyo kibazo rero ku bwanjye numvaga ikoranabuhanga nkurikije aho isi iri kugenda igana, nanjye ndabishyigikiye pe. Ariko uburyo byakozwe byaragiye biratekerezwa, baradutekerereza, baraza badutura hejuru, ntabwo bigeze batuganiriza ngo ese murabyumva mute. Ndibuka ejo bundi mu mpera za 2021 nibwo habayeho ko kilometero twakigenderaga ku mafaranga 130 niba ari n'atandatu hafi aho. Nyuma baza kubigabanya bagishyira ku mafaranga 107. Icyo gihe babigabanya ntibaganije motari ngo mubaze ngo bimeze gute, baratereye gusa babishyiraho. Esanse ahantu igeze uyu munsi ntago bo bahazi, ntago bajya kuri tere. Asiranse ukuntu igura yaragiye yikuba 2, yikuba 3. ubu bwawe niba bizi ntago bagora asiranse, batubwira ati mugomba kuyigura, wajya mu muhanda na asiranse bakabikubaza. Barangije baragenda bazana umuntu araza dushoramo umushinga, tuzi igihe bawutangiriye, asiranse turazigura, autorisation tukazishyura, barangiza bakaza ati udafite mubazi ntagarage mu kazi. Ubu rero mwaramukiye mu myigaragambyo, umunsi uciye ikibu, muracyari mu myigaragambyo, ejo muzasubirayo, bigenze hehe, bihagaze bite ubu muri Migaboki? Ubu ngubu kuri iyi saha twari twahosheje, twagiye mu kazi kubera hari abayobozi bakuru ba polisi bahabashije kuhagera bakatuganiriza ati rwose muhumure, ikibazo cyanyu cyamenyekanye, ati mujye mu kazi. Ariko ndahamya neza ko igihe byabereye nta muperezida w'ishyirahamwe wari wakavuze ati bimeze gutya na gutya, kugeza ubwo turinda twavuga ati reka dukore ibi ngibi. Kandi natwe ntabwo twishimiye guteza akavuyo mu muhanda, twakabaye turi mu kazi igihe twari turi guteza akavuyo. Ubwo rero ndumva baragira icyo babikoraho. n'umubyeyi nyakubahwa perezida wa repubulika nawe ni umuntu ureberera abaturage be, ndahamya neza ntashidikanya ko atarabura icyo abikora, kuko ibintu byose badukorera haba harimo inyungu za bamwe na bamwe, nubwo nta gihamya ntawe natunga urutoki mu muhingo kanaka na kanaka. Ariko niba abantu bagenda bakicara hariya bagatekereza bakaza ngo mukore bino ku ngufu, haba harimo inyungu za bamwe. Bwana Maniragaba, aho ngaho mu murwa mukuru w'u Rwanda Kigali, ndagushimiye cyane kuri ibi bitekerezo utanze hano ku Ijwi ry'Amerika. Murakoze cyane. Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iwanyu mu ntara nakaryo Ijwi ry'Amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose. Iwanyu mu ntara n'icyanyu. Tuyagire mwisanzuye ku Ijwi ry'Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuva 7 gushika 7:30 z'umutaga. Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC. Aya majwi arabageraho avuye hano muri studio ya 7. Shadrack ari ku buhanga bw'ibyuma, Cyubahiro Dieudonné ni urimo kumfasha kwegeranya aba bantu turimo tuganira. Ku murongo wa telefone ndi kumwe na bwana Nsengiyumva. Irinde witwa nde? Jean Claude Nsengiyumva, ikaze mu kiganiro muri Sanga hano ku ijwi ry'Amerika. Murakoze cyane. Wowe rero uduhaye nimero yawe ngo tuguhamagare. Uri umuturage usanzwe, uri umumotari, uri ukora akazi ki? Ndi umumotari, nkora umurimo wo gutwara abantu mu mujyi wa Kigali kuri moto. Mumaze rero iminsi 7 mukoresha kano kuma kitwa mubazi, niko mwagiye mu mihanda mwigaragambiriza hamwe n'ibindi bibazo birimo ubwishingizi bw'ibinyabiziga bwazamutse by'umwihariko kuri moto. Ntekerereza uko byakugendekeye mu minsi 7 utangiye kugakoresha. Ni kuvuga ngo iyi mubazi batuzaniye umugenzi wa hafi ugiye hafi ni kuvuga ngo umugenzi wa 300 ugiye hafi, ni kuvuga ngo ukataho 10%. Umugenzi wa kure kamwe mu rugero nk'ubu uva hano kwa Rubangura, ukagenda ugiye Kabuga, umugenzi akakwishyura 500. Urumva ariko iyo ucometse akamashini ukagera Kabuga bihagarara 3,800. Urumva siyo menshi se? Urumva sibwo mubona menshi se? Wageza umugenzi yabona amafaranga ari menshi kuyagohereza mukabanza mukavugana nabi. Urumva none aho twagenderaga 1,000 ugasanga abaye 600, kandi esasi yaruriye irazamuka irira cyane igeza ku 225. Wajya mu ngari ugasanga urimo urakorera imisoro gusa nta kintu ukorera, ugasanga yishe n'inzara nabo yishe n'inzara. Ni ukuvuga yuko rero niba mbyumva neza abagenzi nabo ubwabo ntabwo barimo gusobanukirwa buno buryo bushya. Nabo ntabwo babisobanukirwa kuko nk'umugenzi ugiye urugendo rwa kure mashini iramuhenda cyane. Ugiye hafi niyo uba ufite porose kuko agiye hafi. Ugiye hafi rero natwe turahomba, umugenzi ugiye hafi natwe turahomba. Ugasanga ari umugenzi ntabwo abyumva neza, natwe umugenzi wo hafi ntabwo tubyumva neza. Icyo kibazo gifite nta kindi. None ikindi kibazo gifite ni kimwe, dushaka ngo abantu basobanukirwe neza na leta yacu isobanukirwe neza igihe agaciro nk'abantu nk'abenegihugu nkatwe dufite moto zacu tugendaho kandi zitunze imiryango yacu. Icyo cyo gusobanura ni kimwe, ni ukuvuga ngo umuntu afata kredi ya 2,000,000, ngo moto igeze ku 1,800,000 agaciro ka moto n'ibyangombwa byose. Urumva ahasigaye ukajya mu muhanda, ni gute umuntu ashobora kuza kwandika GPS moto yawe wiyiguriye akandika GPS aho ugiye kugenda gukurikira gukontorora, kandi moto ntabwo ari iye. None GPS n'ikazi ikagutwikira moto akaba atagukoreshereza. Icyo ni ikibazo. Urumva ikindi kandi hari aho byabaye izo GPS zatwitse moto. Akamwe nk'urugero reba, hari moto iri kuguhira imbere y'isoko cy'Imisagara ku rusengero rw'Abakatolika ari imbere y'isoko cy'Imisagara, irashya neza kirakongoka ibivu kubera GPS. Ni ukuvuga ngo GPS bacomeka kuri bobine ya moto. Bobine ya moto nta mwanya wa GPS bigeze bashyiraho umuntu wakoze moto. Ni ukuvuga ngo ucometseho GPS diregite bisaba ko bobine yicyuna igakora cyane. Ntabwo bishoboka rero moto irashya agakoresha bobine, kandi bobine ya moto 240. Ugasanga mu kwezi kuzo bobine cyatwara GPS. None se ibyo bintu bikorwa nande Nsengiyo? Ibyo bintu byo gucomekaho nimwe mu bikora? Ni rura ibaho umutekinisiye akabikora? Bigenda bite ako kuma gacomekwa nande? Ni ukuvuga ngo abafite isoko ngenekereza ko ari abako batugize, kuko niba bakoresha amasezerano bitabasha kuvuguruza utatanga igitekerezo ntekereza ko ari kutugura. Navuga ko abatugize niko nshaka kubivuga ko baratugize, twese ko twaguzwe kuko ntawe tubona tuvugira. Urumva nibo baza n'abatekinisiye babo bakaza bakajya muri moto bakahambura bobine bagacomekamo GPS. None moto barayangije. None ubwo iyihiye se aribo bayikozeho mukabasanga mukababwira muti naguze moto nzima none ibi murabitwitse, bababwira ngo iki? Bo
mu masezerano yabo badusinyisha dusinya ku ngufu ko ntabwo tuyasinye ko twe tubishaka tubisinya ku ngufu nta tegeko na rimwe ririmo rirengera umumotari na rimwe yewe n'amasezerano akoreka itangazamakuru ntabwo byemewe mu masezerano ari mu izina ryabo baduhaye ariko nsengiyo yaba uretse ntabwo ingufu hari ugufatiraho inkoni ati sinya amasezerano singira ngo uyasinya ku bushake waba utabishaka ukavuga uti ndanze sinya ni ukuvuga ngo burya ugufunga inda nta nkoni zita kuzifata ku munwa ni kuvuga niba ndakubwiye ngo urajya mu muhanda ariko ufite mubazi urumva ni kuvuga ngo iyo ukunze kugira ngo moto ushyire mu muhanda ni ukagenda ukajya ugasinya ibyo bakwemereye kugira ngo byibuze ry'ejo rike si uko ubikora ubishatse ni ukuvuga ngo babakubiraho mudakwirwa nawe urabyumva nyine nawe urabyumva none rero igitekerezo cyawe ni ikihe icyifuzo cyawe ni ikihe wakubwira ati tanga inama noneho ibintu byarabaye bigeze hagati biri murajya mu mihanda mu rwego rwo kubyamagana no gusaba ko mwumvikana ariko wakubaza ati igitekerezo cyawe noneho ababizanye bakora iki twebwe nk'abanyarwanda tumaze kumenyera umuco wo gutuza tumaze kumenyera neza twarabyakiriye rwose kandi binatubwiye neza ko byaduhaye amahoro nta muntu wishimiye kujya mu muhanda umwanya wa none aha ntabwo bibaho ntabwo tubyishimiye natwe kabisa twese twasaba leta yadufasha ni kimwe ni ukuvuga ngo twe twifitiye moto zacu niba bishoboka niba rura ishyaka ntabwo twamaganye bivuze ngo ikoranabuhanga turyamagana natwe turabishaka ritugirira akamaro niba mubazi ihari nta kuntu badufasha umumotari akicungira mubazi ariye twe tukayishyura tukayigurira ko na moto twaraziguriye tukishyurira kuri moto zacu mubazi yataka ukajya kugura indi ukayishyira kuri moto yawe noneho twebwe bari abashoramari bo bakagenda batugurira abonema nk'uko ibindi bigo byose bikora aho kugira ngo ushore amafaranga yawe umuntu utaragushoreye aze kwirukansa umunsi wose ubura amahwemo. Icyo ni igitekerezo cyawe bwana Nsengiyumva, reka ngushimire cyane ko utanze ibitekerezo hano ku ijwi ry'Amerika. Nizere ko ubusabe bwawe bwumvikanye kandi ko inzego zibishinzwe ziri buze gutekereza kuri icyo gitekerezo utanze. Ngaho rero komera, umunsi mwiza. Murakoze cyane papa. Radio ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC. Abantu baracyaza ku murongo wa telefone. Turi kumwe na Dean Siriac, ikaze mu kiganiro muri Sanga. Murakoze cyane. Muherereye he Siriac? I Kigali. Mwe muri abamotari, muri umuturage usanzwe ukora indi mirimo? Ndi umuturage usanzwe ukora indi mirimo, nyine ntabwo ndi umumotari. Yego. Ariko nanjye ikibazo nyine cy'abamotari ndakibona nk'umunyarwanda. Kandi ukenera n'iyo serivisi yo kuba natega iyo moto. Yego. Uhamagaye rero, wanditse ngo tuguhamagare ushaka gutanga igitekerezo. Ngaho tubwire uko ubona icyo kibazo, utubwire uko ubona imyigaragambyo yabaye, noneho tuze no kugana ku nama. Ikibazo mbona ahanini ni kominikasiyo nkeya. Urumva niba umuntu agiye ku isoko agafata 1,800,000 akagura moto ye izamugirira umumaro, akagura n'ibyangombwa byose, undi muntu bugacya mu gitondo akaza ngo nyenzanye mubazi, nayita nka telefone ngendanwa wenda cya GPS, hanyuma iyi mubazi turadusangira inyungu kandi hatabayeho kwicara ngo abantu baganire, umumotari bamwereke ngo uzungukira aha, nuzanye ibikoranabuhanga rizagufasha ibi ngibi, mwese muzungukira aha ngaha. Icyo gihe umuntu waguze iyo moto we ntabwo aba azi ngo se impamvu yo gukoresha ikintu ni iyi. Ndetse urebye natwe abagenzi ntabwo tubyumva nyine. Ndetse nabyumva gute niba rura ibishinzwe ibyo bintu itarigeze itanze ikiganiro ngo iganirize abakeneye serivisi, iganirize ndetse n'abatwara izo moto, babwira ati muzungukira aha bizagenda gutya. Iyo miscommunication niyo mbona iteje ikibazo ngewe. Kuko imyigaragambyo nyine ntabwo navuga ngo niyo yari ikwiriye, ntabwo ariyo yari kuba step ya mbere.
hari kubanza kubaho wenda kuganira ku nzego zibishinzwe cyangwa ku nzego zireba, ubwo nshyira mu majwi RURA kuko nishinzwe ibintu bya transport mu gihugu cyacu. Numvaga RURA yakaba iganira n'abo bantu bireba batunze za moto bagashaka igisubizo bitagezaho kwigaragambya, ariko niba byabaye twabisubiza inyuma, ariko n'ubundi biracyashoboka ko abantu baganira bagashaka igisubizo, ari abo bashoye imari yabo muri mubazi ndetse n'abashoye imari yabo muri moto, bagahuzwa buri wese akareba ku ruhande rw'aho zungukira. RURA ntabwo twashoboye kuyibona, umwe mu bayobozi bayo yari yatwemereye kuduha ikiganiro, ariko ku munota wa nyuma ntabwo twashoboye kumubona. Yatubwiye yuko bidakunze, ngira ngo ashobore kuba yihutiye kujya gukemura iki kibazo, ndetse n'uhagarariye ishyirahamwe ry'abatwara abagenzi kuri moto mu Rwanda nawe ku munota wa nyuma ntabwo yabonetse. Aho rero niho bigoreye kuko ntabwo turi bumenye aho ibintu bitaye umutwe, ariko abamotari bo ubwabo baravuga bati ibi bintu babidutuye hejuru n'umuyobozi wacu ntabwo yigeze aduteguza. Ese bwana Cyriaque, wowe ubona uretse abamotari bireba, ubona hari uruhare rw'umugenzi akwiriye kugira muri iki kibazo mu kujya inama cyangwa se kunganira leta? Kuko ibi byose birakorwa hagati ya leta n'abatwara moto n'abatanga izo serivisi n'abacuruza mubazi, ariko umugenzi ntawe umuhagarariye uretse wenda urwego rwa leta rushinzwe kurengera abaguzi kuko narwo rurahari. Ariko ibitekerezo by'umugenzi kuba byatangwa urabyumva ute? Aho ndabyumva neza, nanjye nk'umuntu wakenera iyo serivisi harimo gapu niko nabyita hagati yo guhuza izo mpande zose bireba, kubera ko mubazi iraza gukora ku rwego rw'uwaguze moto, ariko n'ukeneye gutwarwa kuri iyo moto nawe biraza kumugeraho. Ariko sinaroma usanga umumotari ari ubihomberamo kuko uramutega akakubwira ati gukoresha mubazi n'itegeko, umugenzi nakubwira ati okay, nimba tutumvikana ku giti cyanjye sinziguteze. Umumotari yabireba aho ngaho yavuga ati ngiye guhomba amafaranga y'umukiriya, agahitamo akagutwara. Yagera mu muhanda yagutwaye nta mubazi, polisi nayo ikamufata. Urumva hakwiye kuganirwa ku izo mpande uko ari eshatu no kuba byumva, abashoye muri moto, abashoye muri mubazi ndetse n'abaturage muri rusange bakenera serivisi, hakabaho kuganira buri wese akamenya ngo nimba ari smart transport wenda n'urugero niba ari babizaniye, wowe muturage irungukira aha, motari arungukira aha, ndetse na nyiri business arungukira aha ngaha. Ariko babizanye gutyo bigaragaza ko nta biganiro byabayeho kandi bigahita biba itegeko direct, hari utekereza ko wenda hari abandi bantu bafite n'izindi nyungu z'uruhande rumwe. Njye nuko mbibona. Bwana Dean Cyriaque, urakoze cyane kuri ibyo bitekerezo utanze mu kiganiro muri Sanga hano ku Ijwi ry'Amerika. Ugira umunsi mwiza. Murakoze cyane. Banywanyi b'Ijwi ry'Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Ku batwumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya 2554111 abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya 255 kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya 1-351-999-518-5. Ijwi ry'Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi ry'Amerika ni radio yanyu. Uyati ibi bintu birakabije pe, insurance yikubye 5, pièce de rechange ziyongereye, noneho haze na mubazi ikagufata amafaranga nyuma y'indi misoro yose. Uwabyanditse ni Buregeya Ephraim, turanamufite ku murongo wa telefone. Bwana Buregeya, ikaze mu kiganiro muri Sanga hano ku Ijwi ry'Amerika. Mwakoze biyoye. Uri umugenzi, uri umumotari, uri umunyarwanda ushaka gutanga igitekerezo, uherereye he?
i Kigali ngewe nakoze bizinesi ya moto. Yego. Nari mfite amamoto n'ubu ndayafite, urumva bingiraho ndifiteho amakuru menshi kuko naranayitwaye n'igihe kitari gitoya nk'imyaka nk'ibiri cyangwa umwe n'igice gutya, ariko nagiye nanjye mbivamo kubera ako kavuyo kahoramo ko muri ibyo bintu bya buri munsi buri munsi. Akavuyo ushaka kuvuga ni akahe buregeye we? Ni ubundi busanzwe kuri moto ubona nta ari ibintu bihora gutyo. Nk'ubu nakwereka nk'urugero wenda mbere ku birangabuze bya asiranse yaguraga ibihumbi biri munsi ya 50. Noneho ejo bundi bafata asiranse bayishyira mu bihumbi 180. Noneho ikibazo kibanza kubaho, barabanza ibintu bagashyiramo ibintu bya monopoli, ugasanga barabategetse mwese. Monopoli ushaka kuvuga ngira ngo mu Kinyarwanda ni ukwiharira isoko. Bakafata umuntu bakamuharira isoko, ndetse ku buryo bigaragara ko unashatse nabyita ko ari twe bayabayemo, ariko ntabwo wabyemeza. Ndavuze nanjye ngo ushatse wavuga gutyo ko nta proof ufite. Yego. Ariko noneho uyibaze ngo hari amakampani ya assurance agera nko mu 10 cyangwa 20, ntabwo ngeze nkora ubugenzuzi ngo ndebe, noneho bakagutegeka bagakeka umumotari wari wese ngomba kugurira moto yose ikora tagishaka kugurira assurance muri Radiant. Niko bimeze se? Ikibazo urumva niba umuntu amaze kwiharira isoko, niba umuntu amaze kwiharira isoko azashyiraho ibiciro ashaka, nta kunegosiya guhari kuko nta yandi mahitamo ufite. None se niko bimeze koko? Barabategeka bati mujya aha nta wemerewe kujya hariya? Barabikubwira n'abandi yuko kugura assurance ya tagisi itegeko ryari Radiant, niko byari bimeze, utajya ahandi ngo baguha assurance. Noneho warangiza ukibaza ngo nimba amasaha nyuma muri bino bihe bya covid amasaha y'akazi yaragabanutse, obviously ubwo na max yaragabanutse, kuko max zimeshe baga nijoro abantu basinze hatabona wenda mu matara yo ku mihanda atabona neza, ayabo motari yarapfuye, bihita byumvikana ko nimba abantu bakora cyane cyane amasaha yo ku manywa gatangira kwiyama mutagataha, impanuka zaragabanutse. None ubwo impanuka zagabanutse ni gute assurance yikubye ndetse ikarenga n'izimo n'amassurance y'imodoka? Aho bitubona yuko harimo ibintu byinshi bidasobanutse. Noneho hozubaza abagenzi banje babanje ngo inzego twatoye uzasanga urabitangarambe buri munsi ahora ari kuri kote y'abashoramari. N'itangazamakuru mu bajeti ariko abamotari ko bamamariza Airtel babona mwiki, nta gisubizo yagwakwereka ko ari inyungu z'abamotari. Ibintu byose akwereka ko ari inyungu z'abamotari, ariko bikwereka ko babanje kunegosiya nawe, hanyuma bakaza ibitekerezo yavanye mu nama n'abashoramari abigira itegeko abigira abamotari mugomba kandi birateganyijwe. Nimba utabikoze urahanwa, nta kwinyagambura guhari. None se uwo muntu muvuga gutyo kandi ari mwe mwamushyizeho, abamushyiraho sibo bafite n'ububasha bwo kumusimbuza undi? wa mugabo rero uri umunyamakuru kandi urakurikira cyane, n'abandi barabizi by'amakoperative hano. Bizagorana kugira ngo uzasange koperative ikora mu nyungu z'abanyamuryango, uzabyumva n'ahandi hose mu social media bahora babivuga, no mu makuru uzumva barekarama bose. Nta koperative ikora mu nyungu z'abanyamuryango, zikora mu nyungu z'abantu bazihagarariye. Mu matora rero uko batora nyine nuko kose nyine unabajije buriya waba open wese yakubwira ati ntabwo yatoye ngo yafite uko yagiyeho mu buryo bunono. None se burege uzabanda akorera nka bose. Izo koperative se zidafitiye akamaro abanyamuryango zaba zimaze iki biramutse ari uko bimeze? None se uko ujya wumva ibibazo bigenda bibangamira abamotari buri munsi wari bwumve nk'ahantu ujya ugacarenginga akavuga ati nk'umuntu uhagarara inyungu z'abamotari ibi ngibi byagakwiye kuvaho cyangwa bikagenda gutya. Ni nayo mpamvu nubwo mwamuhamagaye akananirwa akanga kwitaba, nuko azi ko nta ide yabona atangamo aho ngaho. Nimba wajya ku maradiyo ibi bitaraba byo kwigaragambya, akajya ku maradiyo anariroko yo mu gihugu imbere, akajya avuga ati ibintu twarabiganiriye abamotari barabyemeye bafite n'inyungu izi n'izi, yarangiza akahava akigendera atakira ibibazo cyangwa ibitekerezo by'abantu batanu akigendera. Nyine waraza akavuga ibimurimo agira nka marketing n'izina rye, aheshe n'agaciro izina rye n'ayo makoperative n'ayo
kampani yamuhaye amafaranga yavugire, ariko ukuri arakuzi nawe yuko ni komisiyo aba yariye ku bamotari akagenda akabagurisha mu nyungu ze, bigakorwa mu nyungu ze gusa. uwo tuvuga nta uhari ngo ashobore kwisobanura cyangwa se avuge kuri ibyo bimuvuzweho. Cyokora nzi yuko mu biganiro yagiye atanga yagiye agaragaza uburyo iki gitekerezo, uburyo iki gikorwa kigamije guteza imbere umumotari n'umurimo w'abamotari mu Rwanda, nubwo bwose mutabivugaho rumwe. Aho buriya azabonekera tuzamuha umwanya nawe agira icyo avuga kuri ibi bitekerezo byanyu. Ariko mu kanya ndaza kujya kwa Ikimuri cy'Amerika, ariko ntaramuha ijambo. Reka mbanze nkubaze rero, wowe uti wakoze ubucuruzi bwa za moto ubijyamo ugeze aho kubera icyo wise akavuyo ubivamo, urabona umumotari arahomba bingana iki ku buryo bivuga ati aho bigeze ndananiwe? Arahomba ku ruhe rugero? Nk'umucuruzi wabibayemo, nshushanyiriza unyereke uburyo ahomba. Reka duhere nyine ndahera ku bitekerezo by'abambere imite mbivanaho igisubizo cyoroshye ngiye kuguha. Uwavuze yavuze yuko urugendo rugufiya rwakabaye nk'urugendo rwa 500, mashine birangira ibaze 300. Ni ibintu bizwi twabanje no kubitetingana mbere yose. Nimba rero imaze kubara 300 bagakuraho ayabo, azasanga ari muri 200 na urabyumva ko yamaze guhomba. Hanyuma kuva i Kigali mu mujyi ujya Kabuga, nubwo yavuze ngo nubwo ibara 3,800 yavuze ngo ni 2,500 ubundi ubusanzwe kujyayo, ariko ubundi byari 2 wumvikanye n'umugenzi, umumotari ufite ubushake, ufite imbaraga, ushaka gukora utarananirwa, kuva mu mujyi ujya Kabuga na 2 babitora. Nimba 2 babitora, mashini kabiri ko ya 3,800, ubwo ni ukunaniza umugenzi niba munaniza umumotari azabura akazi, kuko umugenzi azavuga ati amafaranga ni menshi sindi buyishyure. Hanyuma nanone umumotari abihombira imaparike kandi abagenzi bari bahari, ahubwo ikiguzi kirenze ubushobozi bw'abakiriya. Noneho turenzeho rero ubundi ubusanzwe bara muri taxi moto, umuntu ashobora kugenda akajya aho ngaho i Kabuga, yagerayo kuko ashaka kugaruka mu mujyi Kigali, agahita negosiya n'umuntu wa make, umugenzi akababyungukiyemo n'umumotari akabyungukira. Umumotari ashaka gusubira mu mujyi, n'umugenzi ashaka guprofita umumotari usubira mu mujyi ngo amuhere makeya, akaba yazana umugenzi wa 2, yarangiza ku bwumvikane bwe n'umugenzi agasubira mu mujyi ku 1,000 cyangwa 1,500. Tuvuge ko ari urugero, ntabwo ari ihame. Ibyo nkubwira nk'umuntu naguye nk'umuntu wakoze taxi, niko bimeze. Niko 90% bimeze. Umumotari uvuye mu mujyi agiye ku Ruyenzi, nimba uhazi hano mu Rwanda ku Ruyenzi, ndahazi, ashobora atwara umugenzi w'1,000 kugera ku Ruyenzi cyangwa icyata, amuvanye ahubwo ni 1,000, yamuvanye mu mujyi ni 500 kugera ku Ruyenzi. Nyamara iyo ageze ku Ruyenzi ahagarara mu cyapa cya kwasiteri ashaka umuntu wa 500, baranabimenyereye bo bategesha 500 kumanuka baza Nyabugogo. Noneho rero reka nkwereke rero noneho Burege, kugira ngo duhe n'ijambo abandi bategereje. Tanga inama rero noneho. Inama rero natanga nk'umuntu wakoze taxi, nk'umuntu uba muri ufite na moto zikora taxi, nimba koko ibi bintu bikorwa mu nyungu z'abagenzi n'abamotari nk'uko abategeka ko ibyo bintu mu bikorwa bavuga, ntabwo umumotari waguze moto cyangwa umubosi waguze moto yananirwa kugura mubazi. Iyo mubazi nibagena agaciro kayo, hanyuma ibi accessoire kuri moto, noneho umugenzi ushaka gukoresha mubazi mu nyungu ze, nimba abiyabonye bimwungukira, nabwira umumotari ticana mubazi. Hanyuma utabishaka avuga ati giye mubazi sinyemera, anegosiye n'umumotari, hanyuma bose banyurwe, kuko niba bikorwa mu nyungu z'umumotari n'umugenzi. Kuko hari ikintu buri abantu batari kuvugaho batanazi. Ubundi umuntu yajyaga akubwira ati vugana n'uyu muntu kuri telefone akubwira ahantu ngeza, uwo muntu agahita akubwira ngo ni 1,000 cy'inyanyarenza, we ni mubyemera ukajyayo. Hari n'igihe kijumba avuze ari cyaba afite cyonyine. None imagine igihe muzagendana, wowe wacometse mashine, mwagera mugasanga cya 1,000
cyarenze kandi wowe mafaranga uzayasorera nyamara umugenzi ntayafite ngo ayaguhe, bazafatana mu mashati igihe igipolisi zenterevona isanga bari kurwana ati giye mubazi yabaze icyabiri cyangwa icyatatu kandi urambwira ko ntayo ifite kandi aya mafaranga nzayasorera nk'uwayahawe kandi ntayo wampaye. Ibyo ni ikibazo. Bwana Buregeya Ephraim, reka ngushimire cyane ibyo bitekerezo utanze mu kiganiro muri Sanga hano ku Ijwi ry'Amerika. Ukomeze kugira umunsi mwiza aho i Kigali mu Rwanda. Yego, murakoze cyane, namwe mugire ibihe byiza. Katwakire Ikimurishye Emeric, ikaza mu kiganiro muri Sanga. Ibyo nshaka kuvuga muri iki gihe nabonye mu mujyi wa Kigali mu myigaragambyo, ahubwo buriya abantu bari baragoye kera, urebye amafaranga bacibwa kuri za Sofiya, kuri za kamera, iyo bakurikiye kuri TV1 amakuru ukuntu baganira n'abanyamakuru ukuntu baba mu mashyirahamwe barashize, ahubwo buriya bari baraboze. Ariko uri murakabya bwana Ikimurishye, urakoresha amagambo akomeye. Abantu batanze urugero kare ikilometero imwe ngo ni amafaranga 107, ariko rero ikaba yangwa igice $137, ni ukuvuga ko ifata 30. Umuntu ufata 30 wowe ugafatira 107 washyizemo lisansi, noneho reba nk'iyo babazaniye ibyo kuvuga ngo kugira ngo batazana ikirere imyuka mibi, bahategura moto za batiri ntibazi ukuntu zipfa, ntibazi ukuntu bigenda. Icyo nuko bakora iki. Buretse gato tugize amahirwe tubonye bwana Daniel Ngarambe kandi twari twamubuze kuva ikiganiro gitangiye, kandi wumvise ko ibintu abamotari bamuvuze hari byinshi. Ndagira ngo tumuha akanya nawe agira icyo asobanura ku byabaye. Wihangane ntabwo nkwambuye ijambo, ariko n'ubundi igitekerezo ngira ngo wari wagitanze. Okay. Bwana Daniel Ngarambe, umuyobozi w'abakora akazi k'ubumotari mu mujyi wa Kigali, ndagushimye cyane ko ugerageje kuboneka nubwo bitari byoroshye. Ikaza mu kiganiro muri Sanga. Murakoze cyane. Bwana Ngarambe, rero hari byinshi byavuzwe udahari, bivugwa n'abamotari, bivugwa n'abagenzi, ariko cyane cyane icyo bagarutseho bavuze bati umuyobozi wacu ntabwo aduhagararira, ntabwo ahagararira inyungu zacu, ari mu bateruye ibintu babiduturaho batatugishije inama, nta nyungu tubifitemo. Ibyo bintu urabivugaho iki? Nagira ngo icyo navuga yuko ntahagaze mu nyungu zabo, uwaba bivuze ababeshye, kuko mbere na mbere nanjye ndi umunyamuryango wa koperative, ni umumotari. Inyungu mbanza kureba zanjye zigomba kuba n'ubundi zihwanye n'iz'umumotari, ahubwo inyungu turimo ni ukureba uburyo mu by'ukuri uyu mwuga wagiye uvugwamo byinshi, birimo za gisida, birimo ababihishamo bagakora ubujura, ndetse ugasanga n'umumotari arimo aracuruza ntiyunguka kubera akajagari ka moto. Nyuma nibwo haje gutekerezwa uburyo uyu mwuga washyirwa mu murongo. Ibi byo turi gukora, turi kureba uburyo mu by'ukuri waba umwuga mwiza, kuko ni umwuga utwara abanyarwanda, wabagana igihugu, ukeneye kunozwa. Ukajya umuntu agenda kuri moto yishimye kandi yagiriyeho n'ikibazo akamenya uwo abaza. Ariko nkange uyobora abamotari mu by'ukuri harimo ibintu byinshi byari ibibazo. None se akagenda akakwiba, wenda utwaye moto wamutubaza ntitumubone. Ngira ngo rero igitekerezo aho cyaje ni uko hagomba kwandikwa abantu bakora uyu mwuga. Umuntu akaba ari muri koperative agaragaza ko ayirimo, ari muri database ya koperative, nyuma noneho akaba afite ibyangombwa bya RURA, akaba afite asiransi. Benshi tubabona batagira na asiransi, ugasanga kenshi cyane umuntu ubonzwe abuze mu by'ukuri n'igishobora kumufasha, cyangwa se abuze n'indishyi ko wa muntu adafite asiransi. Ibyo tubyakira imibare y'umunsi ku wundi myinshi cyane. Naho rero inzego zicaye ndetse natwe turimo zishinzwe taransiporo, twiga uburyo umwuga wajya mu murongo. Dusanga icyiza ari uko wajyaho ikoranabuhanga, kuko n'abamotari barakomporeningaga yuko ibiciro byabo esansi izamuka, bo bakaguma bagakorera ya 300 bamaze imyaka n'imyaka. Mwaricaye mujya inama mushyiraho uburyo, ariko bo ntimwabashyiramo. Nabo iryo terambere ntibaryanga, ariko baravuga bati baricaye badufataho ibyemezo batumvise icyo dutekereza, batumvise inama zacu. Ndagira ngo mubaziza ntabwo ije muri uku kwezi, nize muri iki cyumweru. Tumaze imyaka 2 dutegura abamotari
n'inzego za rura za polisi umujyi wa kigali twahuriye muri stade inshuro zirenga nk'icumi tubaha umwanya wo gutanga ibitekerezo ubuyobozi bwabo bahagarariye bugumya bunoza ibitekerezo no muri ino minsi turi muri ibihe bya kovide abantu batabashaga guhura abamotari buri munsi babona ubutumwa bwa rura ubutumwa bwa ferwakotamu bababwira ibikorwa bigiye gukorwa bibutsa gahunda tugiye gusubukura nta mumotari udafite mesaje n'imwe kuri telefoni ye none se rero Bwana Ngarambe ku mapakingi igikorwa barakizi ahubwo haba harimo icyo nagira ngo nkubwire harimo abantu b'uburyo nakubwira ugera nko kuri bubiri hari abantu babuze ba nyiri moto kuko iriya moto igomba kuba ifite polisi turi kwiga uburyo koperative yabasinyira nabo bakagira ibyangombwa kimwe n'abandi hari abandi nabo bashaka gukora mu buryo batagaragara abo nabo tugiye kubigisha bajye mu murongo kimwe n'abandi ntabwo rero bashobora kuturusha imbaraga ngo baneshe ikintu cyiza kigiye gukorwa ngo tubibemerere twabasaba guhinduka bakuzuza ibyangombwa leta ntibanga irabareberera nimba ibintu birimo RCA ikigo cy'amakoperative gishinzwe iterambere nimba rura ibireba ikigo gishinzwe ingenzuramikorere gifitiye igihugu akamaro nimba polisi irimo umujyi wa kigali urimo bakaba bakurikirana umunsi ku wundi inzego zose ntabwo twe nk'ubuyobozi bwa koperative twarenganya abo bamotari byarizweho kandi igihugu cyacu gikora mu bushishozi gikora mu nyungu z'umuturage ntabwo rero twavuga ngo umumotari yarenganye birumvikana ko hari ibyo atashobora kwishimira. Bwana Ngarambe reka nkubaze abamotari bangana kuriya abantu b'abagabo bafite moto zitunze imiryango yabo bahagurutse uriya mubare uko bangana bajya mu mihanda kurwanya icyemezo cy'ubutegetsi badafite ikibazo? Ndagira ngo abamotari dufite 26,000 mu mujyi wa Kigali. Abamotari iyo batambuka bakabana na bagenzi babo umwe arahagarara akabaza n'undi akabaza ndagira ngo n'impanuka zabaye nta mumotari unyura ku wundi. Ibyo rero babazaga twabibasobanuriye kandi babyumvishe abamotari bari gukora akazi kabo nta kibazo bafite. N'ibyo tugomba gukemura bavuze bitanoze twabyumvishe. Ibyo nabyo bigiye gushakirwa igisubizo. Twabasaba rero ko bakora akazi kabo bakubahiriza gahunda yashyizweho ya leta yo kwambara mubazi byumvikane ko utaza kuyambara araza kubihanirwa arabihanirwa rwose arabihanirwa kuko ni gahunda nziza kandi yarebwe ifite inyungu y'amakoperative ifite inyungu umumotari ifite inyungu umugenzi ni gahunda yo gukoresha ikoranabuhanga kandi mu gihugu cyacu abamotari nitwe twasigaye inyuma ndagira ngo n'abahinzi barakoresha ikoranabuhanga aborozi barakoresha ikoranabuhanga ndagira ngo nitwe twari dusigaye kandi dutwara abantu rero urumva ko abamotari twabasaba yuko icyo badasobanukiwe bakegera za koperative zabo bakababwira natwe turahari ibibazo baba bafite tukabikemura. Mu by'ukuri iyi mubazi ntabwo ije kubambura nk'uko babivuga nta n'ikibazo ije kubatera ahubwo ije gukemura ibibazo no kunoza iterambere ryabo no kunoza uyu mwuga kandi abayireberera inzego zirahari zikurikirana umunsi ku wundi imikorere yabo. Ibyo baba batishimiye bo ntabwo bakwiye kubibona nk'ikibazo bagira bakigaragariza inzego zishinzwe transport kuko systeme nibwije ni nshyashya ntabwo wayanga utari watangira no kuyikoresha ahubwo aho bajya babonamo akabazo batubwire nimba ari aho Konigisi akora batubwire. Ibyo ngibyo natwe nk'ubuvugizi dukora ubuvugizi abamotari tubigeze kubo bireba babikemure kuko igihugu cyacu cyumva buri wese kandi kikamukemura ikibazo. Bwana Daniel Ngarambe kumva ko aribo bagize ibibazo cyane. Ikindi nasorezaho urakoze amasaha aragiye Bwana Ngarambe akorera mu mwijima we ntabwo tuza kumwemerera. Iminota iradushiranye urakoze cyane kuduha uyu mwanya. Nshimire namwe mwese inshuti z'ikiganiro muri Sanga mwari muduteze amatwi. Nshimire Shadrack na Jedene bamfashije muri iki kiganiro. Mu kanya gato turaza kujya mu makuru mukomeze kugira